nsuhuze kandi mwifuriza ikaze wowe udukurikiye muri kino kiganiro. Ni Jimmy 250, umuhungu wanyu mukunda cyane, nanjye ndabakunda cyane. Mbanje kubibwira rero kugira ngo tuzi kuganira tuzinanye. Reka ngusuhuze wowe udukurikiye uri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, wowe uri mu burasirazuba, uburengera bwaryo, wowe uri mu mujyi wa Kigali, ndetse nawe uri mu majyepfo cyangwa amajyaruguru, ndagusuhuje cyane. Nifuje ko rero uyu munsi twaganira kuri zimwe muri product nziza cyane, harimo product yitwa Anatic Soap. Iyi ni product ikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa BF Suma cyangwa se Bright Better Future. Bivuze ko n'ubuzima bushashagirana bw'ejo heza hazaza. BF Suma kandi ntabwo ikora iyi Anatic Herbal Essence Soap gusa tugiye kuganiraho, ahubwo BF Suma ifite product nyinshi kandi nziza zagufasha ku buzima bwawe, ariko by'umwihariko uyu munsi reka tuganire kuri Anatic Soap Herbal Essence. Iyi ni imwe muri product za BF Suma ikora nk'umuti, ariko by'umwihariko ikabikora ku ruhu, by'umwihariko ku ruhu. Iyi ni product ikoreshwa na buri muntu wese, yaba ari urwaye indwara z'uruhu, utazirwaye. Ngira ngo murabona ko nanjye ubwanjye agasura karasa neza, meze neza. Ni muri kubibona se? So rero ibanga nta rindi, ni Anatic Soap, niyo nkoresha, niyo nkaraba uko bukeye uko bwije. Birashoboka rero ko waba ufite ikibazo cy'uruhu, uruhu ruzanye iminkanyari, rukanyaraye, ku buryo ugerageza gushakisha amavuta y'uburyo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ube wagira isura nziza, ariko igisubizo ukakibura. Nagira ngo mbwire ko uyu munsi nkuzaniye igisubizo, ko ari Anatic Herbal Essence Soap. Iyi rero nimwe muri product zifasha ku bantu badakeneye gusaza ku ruhu, kuko yihariye mu kurinda no kongera imbaraga n'ubushobozi by'uruhu, ku buryo uruhu rudashobora gukanyarara, rudashobora gusaza ngo rutakaze amazi, rudashobora kugira ibyago bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe ngira ngo murabizi ko hari igihe umuntu yisiga amavuta arimo ibinyabutabire akamwangiririza uruhu cyangwa se akamuhindurira uruhu, ariko nagira ngo nkubwire ko iyi ari imwe muri product nziza kandi cyane zituma uruhu rwawe rwongera kugira itoto, rwongera gusa neza, rwongera kwifuzwa na buri muntu wese. Umupapa ukaraba iyi sabune, iyo umubonye urishima cyane, wibaza ngo uyu mupapa akoresha iki, ni irihe banga? By'umwihariko iyo tugeze ku badamu, umudamu wakoresheje Anatic Herbal Essence Soap aba ari umudamu w'icyitegererezo. Ngo abantu ngo bakoresha ngo amavuta, ngo bakoresha ngo product ngo zigiye zitandukanye, iyo nagahebuzo ku mudamu wayikoresheje. By'umwihariko rero ikora ku bantu bafite ibibazo by'imyate, abantu bafite ibibazo by'ibimeme, abantu bafite ibibazo byo kugira impumuro mbi, kuvuka k'uruhu, abantu bagira ikibazo cy'ise, abantu bagira ikibazo cyo kunuka igikara. Nagira ngo mbabwire ko Anatic Soap Herbal Essence ari umuti mwiza cyane, cyangwa se ari isabune nziza cyane ku bibazo by'uruhu byose waba uhura nabyo. Reka rero mbibutse abantu batagomba gukoresha Anatic, cyangwa se abantu badashobora gukoresha iyi sabuni yacu. Niba uzi ko wisiga amavuta arimo amahydroquinone, ukaba ukoresha amavuta arimo petroleum gel, ukaba ukoresha amavuta arimo lightening, ndetse ukaba ukoresha n'ibindi binyabutabire bishobora kugira ikibazo ku ruhu, ntabwo wemerewe gukoresha iyi sabune cyangwa se iyi product ya BF Suma, kuko nta result wabona. Ni byiza ko nakubwiza ukuri kugira ngo niba ufite n'ikibazo cy'ibiheri, ikibazo cy'inkovu, ikibazo cy'amareriji, ikibazo cy'udushishi twa hato na hato mu maso yawe cyangwa se mu isura yawe, ni byiza ko nakubwiza ukuri kugira ngo utazaza ukampa amafaranga yawe ukayigura kandi ari ntacyo biri buze kugira gute, biri buze kukumarira. So reka rero ngushimire wowe wari udukurikiye muri kino kiganiro, ari nako kandi mwibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo ko bukeye ko bwije mu gihe nateguye product runaka tugiye kuganiraho ujye uba uwa mbere mu kwakira notification, notification, kugira ngo ujye uba uwa mbere, kugira ngo uhite ubasha kwakira update nshya kandi igezweho. So ndabakunda cyane rero, reka mbifurize kugira ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu mukora ya buri munsi. Duhamagare rero kuri 079 89 75 79. Iyo nimero wayiduhamagaraho
cyangwa se ukayitwandikiraho, ariko by'umwihariko nimero yanjye ikunze kuba iri online cyane cyangwa se ikunze kuba iri update cyane ni 078 60 781. Izi nizo nimero rero ushobora kuba wahamagara cyangwa se ushobora kuba wakenera igihe cyose ubishakiye ugahita uzibona. Nkwibutsa ko kumbipa cyangwa se kunyandikira message zidahuye na serivisi ntanga si byiza, simbikunda, ntabwo nabibonera umwanya. Ushobora kuzabona ntagusubije ukagira ngo nagasuzuguro, ukagira ngo nukwiyemera cyangwa se wenda ukagira ngo nukwirata, ariko siko bimeze. Murakoze rero, reka mbifurize kugira ibihe byiza mwese aho muri, ndabakunda cyane.